Kuva igice cya 7. Mose na Aroni bakorera imbere ya Farawo cya kimenyetso cy'inkoni. Umurongo wa 1. Uwiteka abwira Mose ati, dore nkugize nk'Imana kuri Farawo, Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe. Uzajya uvuga icyo ngutegeka cyose, Aroni mwene so abibwire Farawo, kugira ngo areke Abisirayeli bave mu gihugu cye. Nanjye nzanangira umutima wa Farawo, ngwize ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye mu gihugu cya Egiputa. Ariko Farawo ntazabumvira, maze nzababarisha Egiputa ukuboko kwanjye, muri ngabo zanjye, ubwoko bwanjye Abisirayeli muri icyo gihugu, mbakuzeho ibihano bikomeye. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka, ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa, ngakura Abisirayeli muri cyo. Mose na Aroni babigenza batyo uko Uwiteka yabategetse, aba ariko bakora. Mose yari amaze imyaka 80 avutse, na Aroni yari amaze imyaka 83 ubwo bavuganaga na Farawo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Farawo nababwira ati, mukore igitangaza kibahamye, ubwira Aroni uti, enda inkoni witwaje wijugunye hasi imbere ya Farawo, kugira ngo ihinduke inzoka. Mose na Aroni binjira kwa Farawo, bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, aribo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yaravuze. Icyago cya mbere, amazi ahinduka amaraso. Umurongo wa 14. Uwiteka abwira Mose ati, umutima wa Farawo uranangiye, yanga kureka ubwoko bwanjye ngo bugende. Mu gitondo uzajye kwa Farawo, dore azaba ajya ku ruzi. Nawe uzahagarare ku nkombe y'uruzi umutegereze, kandi uzitwaze ya nkoni yahindutse inzoka. Mubwire uti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yakuntumyeho ngo reka ubwoko bwe bugende, bumukorerere mu butayu, none ugejeje ubutaramwumvira. Uwiteka aravuze ngo, iki ni cyo kizakumenyesha ko ari Uwiteka. Dore ngiye gukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi apfe, uruzi runuke, Abanyegiputa babihirwe n'amazi yo mu ruzi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, jyana inkoni witwaje urambure ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa, ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo, no ku bidendezi byabo n'aho amazi aretse hose ahinduka amaraso. Kandi mu gihugu cya Egiputa hose hariho amaraso, mu mivure y'ibiti no mu bibindi by'amabuye. Mose na Aroni babikora uko Uwiteka bibategetse, amanika iyo nkoni, akubitira amazi y'uruzi mu maso ya Farawo no mu maso y'abagaragu be. Amazi y'uruzi yose ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka, Abanyegiputa ntibabasha kunywa amazi yo mu ruzi, amaraso aba mu gihugu cya Egiputa cyose. N'abakonikoni b'Abanyegiputa babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yaravuze. Farawo asubirayo, ajya mu nzu ye, n'ibyo ntiyabyitaho. Abanyegiputa bose bafukura bugufi bw'uruzi kugira ngo babone amazi yo kunywa, kuko batabashaga kunywa ku mazi yo mu ruzi. Uwiteka amaze konona uruzi, bimara iminsi 7. Icyago cya kabiri, igihugu cyuzura ibikeri. Umurongo wa 26. Uwiteka abwira Mose ati, injira kwa Farawo umubwire uti, Uwiteka aravuze ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere. Kandi niwanga kubarekura, aragabiza igihugu cyawe cyose ibikeri. Uruzi ruruzura ibikeri, bizamuke bijye mu nzu yawe no haruguru, no ku buriri bwawe, no mu nzu y'abagaragu bawe, no mu mazu y'abantu bawe, no mu nkono zawe, no mu byibo muvugiramo imitsima. Ibikeri bizazamuka bijye kuri wowe no ku bantu bawe no ku bagaragu bawe bose.